babiri hari Hakimu n'uwitwa Serumogo ari bamara babasize Dafe nawe ubwe n'ubusanzwe ni umukinnyi wigendera buhoro sibyo ukina zone sibyo ariko tuvuge umuntu abatari kurekipera buretse gato ntari kurekipera ega nimba abandi bameze nabi wowe ugomba kugira ibyo ukiza reka nkubwire niyo mpamvu nshaka kuvuga ngo ntabwo nkubwire abo bakinyi turabazi impamvu nuko kazungu akoresha statement ivuga ngo kuba nuza Dafe ngo umuntu wabonye ko Dafe ari gukwiye kuva mu kibuga ngo nta mupira azi kandi umuntu uzi umupira yakagombye kubona ko uyu Dafe nawe ari out of the game nimba abandi bameze nabi ntabwo bikwemera yuko uwo muntu uri hanze y'umukino match uri gustragoringa bigaragara gutya uri buze kumurekera mu mukino ngo nuko hari abadusanzwe tuzi ko bari hanze y'amaci ariko byatanze solution ntayo cyane ntayo uretse aperi yahagaritse imikinire ikavuga iki gikombe twagitwaye kandi coach bamwumva ikindi cya kabiri aperi bamwumva nakomeza gushyira imbaraga mu gusatira ashobora kurya ama counter attack ikindi cya kabiri noneho rero reka dukine buhoro yes nitubona icya gatatu nacyo finali ari aspezili technique zimwe na zimwe nk'ubu ngubu rero nk'impamvu haji n'impamvu yakoze ni reaction gashaka kwerekana ko yavunitse agasohoka yivunikisha yarabizi neza ko atari buze kugaruka kugira ngo bigaragare ko njyewe urumva njyewe mvuyemo kubera imvune ntago mvuyemo kubera ubuswa n'ubwo stade yose yabona ko byamunaniye impamvu bategereje ngo half time urumva ari remplacement imaze kuba iyo ngiyo ya Dafe ndetse na Safe ku makuru mfite nibyo wanatekereza ikipe yemere gusimbuza abantu batanu ariko mu inshuro 3 uretse muri half time tumutari kumva ko kana yemeye gusimbuza inshuro 3 muri match nubwo yemere gusimbuza abakinyi batanu wabashyiriramo rimwe washyiramo umwe ugasimbuza inshuro 3 bitewe n'uburenganzira bwawe ariko muri half time batanga avantage ivuga ko iyo remplacement ntibarwa burya donc nimba bavanyemo Dafe kutatu ku munota 43 mbonye ko waje binaniye nawe ngiye kwita muvanamo bari kubasigaranye remplacement imwe gusa donc umwanya wo gusimbuza umwe bakavuga ati turategereza half time nubwo atakagombye ko yanabanjemo tutagereza half time iyo remplacement ntize koro kuriye Rayon Sport bize kuza kwemererwa gusimbuza izindi nshuro ebyiri nubwo yasimbuza abakinyi benshi bagiye batandukanye so bisa nka iyi match Rayon Sport rero yarangiye muri half time ntago nemeranya na 11 babanje mu kibuga byo turabihurizaho ariko ngiye kuri remplacement ya Ntuza ya Dafe nabonaga ariyo menace ikomeye kuko abari basanzwe bastragorenga yanabanjemo abazi ko bize gustragorenga yarize igisubizo muri Dafe akinye match nziza mukura aramutengura Dafe nubwo yakinye iminota mike dushize kwijanisha Richard ari inyuma ye cyane kandi nta kintu nakinye ari inyuma ye cyane yibutsa bari mwere kipe Karenzi indeze Dafe yakinye iki nyine iyo Minister Richard we rekipera kai adversaire niwe mwiza ibazere mwasesenguye amakosa y'abakinnyi ba Rayon Sport ubuhanga bw'abatsinze noneho ikipe yitwa Rayon Sport ifite abakinnyi sibyo jewe uyu munsi ari gitoza cyangwa nyiyobora ari wo yitanga igitekerezo ari jewe ugira mu kibuga gatatu nahashyira witwa Fabrice mu mikino 5 isigaye ya champion sibyo gatatu nahashyira Fabrice sibyo Axe Omar Nyinge na Yusudianye ko bisanzwe kabiri Kabange ntumbwire Serumogo nawe nuko atakinaga ahabereye titireri ntago namwizera Serumogo andabaza abakinyi bamaze gukura bo mu Rwanda kabiri kura ku ruhande ashyira Kabange mu kibuga aracyafite amasezerano y'ikipe aracyafite imbaraga arashaka kubaka izina mushyire hari sibyo hagati Roger niba imvuna idakomeye yaravunitse oya ngo nibikomeye match itashobora kuba hari match arutse Gatera wagarutse na Matumero za man of the match Matumere na Gatera babagaruye muri Rutsiro je n'ibindi turase urumva ntago Rutsiro ntago rero yatanga excuse ngo Gatera yagarutse turi muri Mediane uri Kigali ku Nyamirambo bari ko Gatera yaje ngo bifite ubwoba busuba buri rwego rwo gutwara igikombe kandi Gatera mutsindiye Rubavu kimwe kubusera wamutsindiye Rayon Sport urwego rwa Gatera ntabwo rwa Rutsiro ntago yakabaye ntago bamutinye ibyo ni nawe ushaka niba ishobora kubatsinda ntibitwaze ngo bagaruye Gatera mu kugira ngo adutsinde oya ariko mwamutsinze adahari ariko impamvu nk'ibyo utabekerensa match muri Fazare hari donc umuhangana igikombe yaramuhagaritse Kigali oya yari muri forma pero uyu musaperi yayitsinze 5
aperi yari muri nta muforume muntu usuzugura match ari yose ntabwo ari ukwisuzugura ariko icyo ntashaka kumva Wari kuvuga Uvuga cumi ngo n'umwe. rutsiro Socialiste. ngo rutsiro ngo kuko yagaruye gatera ngo bwije gutesha ngo yigire ubwo. igikombe Reka, reka. ubwo niba ari ni ikibazo kuba perezida w'ikipe yamuhagarika waba ari umuriro w'amashara. mu cyumweru mu minsi itatu akisubiraho ibyo aba ari we wisubiyeho wabyibazaho sibyo ariko ibyo byahangayikisha Rayon kubera yiteguye wari gupanga ari igikombe. ari akavidewo nari urumva agashiraho mu na kanya defense wayumvise Kazungu nayumvise cyane aho untungu bitunguye abantu benshi Kabange akina neza kabiri Cyane. Abantu benshi ntabwo babizi Niko akina bimeze. neza kabiri Agomba n'umutima kujyamo. defense sibyo kabiri Serumogo hanze kuko Serumogo ejo Gilbert yagombaga gutsinda ibitego nka bitatu yamwiraga umusazi nk'udahari namwe waramurebye nkabona yari ahari erega bize Ntiyari ahari. imikinire ya Rayon Sport oya si iby'imikinire ntabwo bakinaga Ergo, abantu bakabiga ubwo nawe sibyo ubwo nawe ukabaca muri ashobora kuba humye ari nka Richard ukabaca muri humye ariko match yose abantu bameze nk'abadahari ngo babize reka da ikipe yabuze Ntibabasha- ikipe yose yabuze Serumogo agiye mu gatebo nk'akabandi cyane ashobora kukajyamo ko na Richard yakagiyemo Kabange, nyuma ndakubwira na ibyo Richard yakagiyemo nyuma Mediane nkubwira ngo umupira ndawuzi ikipe yose yarari sibyo jya wumva ibyo nkubwira kabiri ni Kabange niba rero koko ishaka guhatanira igikombe turi kumwe sibyo Kanamugire Roger kuri gatandatu cyangwa abakaseri babiri ubwo niho ntegereje Kanamugereje na Kanamugira aringaniye nande Kanamugira nibiba ngombwa ari match ikomeye Na Sefu. we na Sefu baringanira si match ikomeye match zisigaye buri match ni finali utakibeshya icyo ngicyo Aha. buri match isigaye ni finali rero Roger- ugomba kunganya yes Roger aringaniye na Sefu aringaniye na Sefu imbere yabo Papley Papure uramukura ku ruhande yagumye ku ruhande ariko akina ni ahengetse hari umwanya we n'icuma ariko Pablo ahengetse ni mwiza ariko n'icuma rikina neza icumi niho akina neza burya 10 ni umunimero 10 icumi Pablo niho akina neza gusa Sibyo? agira ishyaka batatu b'imbere. yiruka ikibuga cyose batatu b'imbere Fisto uruhande rumwe Imba Fisto Fisto wagiye mu icumi yaza ku icumi najya ku icumi Papure yagiye gushyiramo nta Fisto kibazo Fisto ku icumi Fisto uruhande rumwe Basane urundi Abedi kuri ataka yarya bitatu buri mukinnyi iyo kipe yahatanira irakomeye none se yaryo hanze ufite Adama umusimbura bitatu uzi ko mukuyemo abakinnyi hafi 8 ariko se wowe bitatu uvuga ejo Rayon Sport niyo yatangarijwe ko itsindwa bitatu habuze kimwe ntibyari bitanu ahubwo cyane none se amazina akomeye niyo Ese amazina maze ubwo iki nanone murabyemera ngo yatangarijwe ko itsindwa none se erega yabivuze wese kandi bikaba aya mazina ntiyarari ayo mazina nta mukinnyi ukomeye woroshye wa Rayon Sport sibyo wabahaye umwanya ese mwemera ko ikipe yarusha indi hari abihakanye se mwemera ko abakinnyi ba pereso bashobora kuba bari hejuru karenze itarukana numvise aho ngaho ni Papure kujya ku ruhande ngewe iyo kipe yahatanira igikombe otherwise abakinnyi b'abagambanyi badashaka gukinira ikipe no ku mukino wa nyuma wa gorira wa nyuma wa shampiyona rero bayigamba